Salomo ibitambo 800. Salomo arasenga arakomeza arasenga aravuga ngo Imana data yambwiye ngomba kuyibona, atanga ibitambo bigera 800. Imana ntiyaza. Salomo arakomeza aratamba arasenga bigera 900. Imana iraceceka ntiyaza. Biba 950 bibaye 999. Salomo Imana ntiyaza aravuga ngo reka nange n'igitambo cy'igihumbi ngo bibaye ibitambo igihumbi. Dawidi yavuze muri Zaburi ya 23 aririmbira Imana, yigeze kuvuga ku Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena, anjyana mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyura mu nzira yo gukiranuka kubw'izina rye, aravuga ngo nubwo nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu aravuga ngo sinzatinya ikibi, avuga ukuntu Imana imutegurira neza mu maso y'abanzi be, ariko asoreza ijambo ryiza aravuga ngo kandi n'uburyo byose uzayimurira, aravuga ngo ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyuma y'isi yose iriho. Avuga ijambo rikomeye aravuga ngo nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Isezerano rikomeye Imana ihaye Dawidi, imuhaye isezerano ry'imbabazi, iramubwira ngo zizakomaho. Ijambo rya kabiri imusezerano irindi sezerano, iramubwira ngo kandi ni ukuri intebe yawe y'ubwami, iyi ntebe wicayeho ntabwo izabura umuntu yicaraho uhereye no mu kagezi iteka ryose. Iramubwira ngo mu muryango wawe, mu rubyaro rwa Dawidi ntihazabura umuntu wicara ku ntebe yawe. Na bugingo n'ubu reba imyaka ishize, Kristo intare y'umuryango wa Yuda, igishyitsi cyo kwa Dawidi, na n'ubu yicaye ku ntebe. Imana iri ijambo yavuze n'ubu Yesu aracyayicayeho. Kwa Dawidi yicaye umwami witwa Kristo. Imubwira ijambo rya gatatu iravuga ngo abana bawe nibanacumuraga ni ukuri sinzabakuraho imbabazi, nzajya muhana n'umuhanuzi nk'uko umubyeyi ahana umwana. Agiye gupfa iravuga Dawidi amenya ko agiye gupfa, arasenga. Amaze gusenga abaza Imana ngo ma niba ukwiye kuzasimbura, Imana iravuga ngo mu muryango wawe mbonyemo umwana, mbonye Salomo niba uzagusimbura ku ntebe. Dawidi agiye gupfa ahamagara Salomo aravuga ati Salomo, umwami Imana yarambwiye mujye gusenga, Imana izatubwira igihe cyo kuvera mu mubiri, ntituzagende nk'abasivile ngo buke ngo napfuye napfuye ne nibega mu ndogo napfuye nitegera akagari nitegera n'akagari mupfiriye ku igare ngo yajyanye ngo arapfa.
wariye umuceri uramwica. Ntasenze kwe kamumusibiri oya Imana igitufasha ntituzatenga abasibiri kabisa. Dawidi yabanye n'Imana agera ku rwego Imana iramusanga iramubwira ngo igihe cyawe cyo gutanga kigeze gute kirageze, none hamagara Salomo umuhungu wawe umubwire ko ari ukwiye kugusimbura. Iyo umuntu yabanye n'Imana neza imubwira n'igihe cyo kuva ku isi. Kuko nareze ntabibonye igihe cyo kugenda kwanjye kirasohoye. Umwetuza musezero n'abagukubaho bino musezere na Yesu yarabimenye amenya ko agiye kugenda ahamagara uwitwa Yakobo na Petero na Yohana abajyana ku musozi bareba ibyo abandi batareba bumva ibyo abandi bakumva. Muri iri teraniro bifurije kubana n'Imana ariko n'igihe cyo kuva mu mubiri cyose Imana izayibamenye. Haleluya! Sezere ba bene data babwiye n'igihe cyanjye kirageze. Mpamagara umugore wanjye Sipesi yose ngiye kugenda. Mpamagara abana banjye nabyaye n'abana banjye ngiye kugenda. Mwavugiye ngo amen. Izatubwira igihe cyo kuva mu isi. Abwira Salomo aramubwira ati ngwino mubwire tugiye ku mwami. Kandi tugiye ku mwami Imana yambwiye ko ari wowe uzansimbura. None Salomo ngiye kukubwira Dawidi amubwira ibintu bitatu bikomeye. Icya mbere yaramubwiye ngo umenye Imana ya so. Iyo yakoreye nawe uzayikorere. Nibuka kujyana abana banjye ku ishuri ni batoya. Ngeze ndababwira ni bana banjye basize hano. None nagiye kandi mujya kuryama mujya gusenga. Baravuga kamwe karaba papa tuzajya dusenga mujye muvuga ngo Imana ya data uzurarane natwe. Nuko nababwiye none navuga ngo mujye muvuga Imana ya so. Mujye muryama Imana ya data kore mujye muyivuga. Ubu ni byo basenga. Baravuga ati Imana ya data irwane nawe. Imana ya papa senga urarane nawe. Kandi nanjye njye kuryama batuma hiyo nasenze. Batuma hiyamamagaye. Navuga ni Imana yanjye gitumye ku bana banjye. Nubwo nahagera ariko batumyeho gusenga. Oya gusenga ni byiza. Gusenga utagera uhatuma gusenga. Gusenga kugira amaguru, gusenga kurumvira, gusenga kugira amaboko, gusenga kurarwana, gusenga kadeka gusenga. Atanga igitambo kuko yasengaga yatambaga n'igitambo ni munyu yasengaga agatanga igitambo Imana niyaza. Ageze ibitambo bitanu niyaza. Ageze ibitambo 10 Imana niyaza. Arasenga ageze ibitambo 20 Imana niyaza. Uko asenga atanga igitambo ageze ibitambo 50 ageze ibitambo 60 ageze ibitambo 100 biba 200 ageze ibitambo 300 atanga ibitambo 400 ashaka Imana arayibura. Ageze ibitambo 500 asenga ageze ibitambo 600 Salomo atanga ibitambo 700 Salomo ibitambo 800 Salomo arasenga arakomeza arasenga aravuga ngo Imana data yambwiye ngomba kuyibona. Atanga ibitambo bigera 800 Imana niyaza. Salomo arakomeza aratamba arasenga bigera 900 Imana iraceceka niyaza. Biba 950 bibaye 999 Salomo Imana niyaza. Aravuga ngo reka nanjye n'igitambo cy'igihumbi ngo bibaye igitambo igihumbi. Salomo araryama arasinzira. Muri ibyo bitotsi Imana iramusanga iramubwira ngo Salomo waritaba Imana ya so. None nakubonye gusenga kwawe kwagezeho n'ibitambo watanze nabibonye. Saba ibintu byose by'agaciro barabirinda. Njye wanjye nta muzamu mfite ariko nanjye ndarinda ngakinga ku gapangu ngakinga nanjye no kuryama ngashyiramo serire ngashyiramo n'ingufuri nijoro. Hari n'abandi barinda akarinda mu gipangu agakinga akagura n'ayamatungo abana n'abana ajyana akayagura n'ayakajya yagaburira. Abandi bakazana n'abasekirite abandi bakazana na za kamera yajya no kuryama agashyiraho n'ingufuri. Abantu bazi kwirinda kwe. Turashimira
kandi iyo umwaka urangira burya urarangira abantu bagasenga basengera undi mwaka, ariko barangiza kandi bakabaza Imana icyo bazakora n'icyo bazageraho. Natwe rero abantu bavuga ijambo ry'Imana iyo umwaka urangiye tujya tubaza Imana icyo tuzavuga, tukabaza ngo Mana tuzavuga iki. Bibiliya utangira umwaka usoma ukigisha abantu ijambo ry'Imana, ariko iyo umwaka urangiye uba ugomba kubaza Imana icyerekezo cy'uwo mwaka. Buriya rero baza Imana bayibaza ngo Mana mbese uyu mwaka nicyo ushaka ko tuganiriza abantu b'Imana. Ariko Imana igirira neza icyo nzavuga, irambwira ngo nzabwire abantu barinda imitima yabo kuruta ibindi byose birindwa, kuko ari iby'ubugingo bikomoka. Rero ndashaka kubaganiriza ku ijambo rivuga ngo nimurinde imitima yanyu kuruta ibindi byose bigize guteye birindwa, kuko ari iby'ubugingo bikomoka. Ijambo ryitwa uburinzi no kurinda niryo jambo ngira ngo tuze kuganiraho, ijambo ryitwa kurinda. Iyo utabonetse ijambo ryitwa kurinda, haza n'ijambo rivuga ngo mbese umuntu arinda iki? Nta muntu urinda icyo adafite, umuntu arinda icyo afite. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, umuntu akarinda ikintu yabonye. Icya gatatu, umuntu arinda iby'agaciro. Umuntu wese iby'agaciro n'iby'abantu barinda. Ibintu bitari iby'agaciro ntibabirinda. Natwe iwacu aho dutuye tugira ibintu by'agaciro tukabishyira ahantu hiherereye, tukagira n'ibindi bitari iby'agaciro tukabishyira rusange. Icy'agaciro rero icyo umuntu arinda, ukakirinda ukakibuzaho ijisho ukakirinda. Nanjye iwanjye mfite ibintu ndinda, mfite iby'agaciro nanjye, mfite akantu mpozaho ijisho pe, ntabwo mbabeshye. Mfite ibintu nanjye mu nzu yanjye nubwo natagira ibintu yambaye, ariko ndavuga ngo ibintu byanjye ngomba kubibika ahantu nkahora mbirinze. Kandi nawe iyo mubona nawe ufite ibintu warinda. Yesu ashimwe cyane. Imana yacu nayo rero mu bintu dukwiriye kurinda ni agakiza. Agakiza niwo mutungo w'Imana, nibwo bintu by'Imana bikomeye ni agakiza. Iyo tuvuze agakiza tuba tuvuze n'ubugingo. Iyo tuvuze ubugingo ni nyirawo, ni Kristo, niwe bugingo, niwe agakiza. Yesu ashimwe. Yesu twicaye imbere y'umugoroba niwe bugingo, ni nawe gakiza. Iyo rero tumuvuga niwe wenyine watangaje ubugingo. Ibi bintu Yesu yaduhaye mu isi ntibabigira, ni ibivejuru. Imana itima bamwe ikabiha abandi. Agakiza Imana yatinye abantu bamwe igahereza abandi. Imana kugira ngo iduhe agakiza yaraturambagije. Byagoye Imana kugira ngo agakiza kaboneke. Ntabwo agakiza kapfuye kuza gusa, ntabwo ubugingo twari tubwemerewe ntitwagombaga kububona. Niyo mpamvu byatwaye Imana, iyo usomye Bibiliya cyane ukibika usanga Imana byari kugira ngo ubugingo buboneke, ariko agakiza byatwaye Imana imyaka irenga 400. Imana imara imyaka 400 icecetse, iri yonyine yikingiranye, iri mu mwiherero yibaza uko ubugingo buzaboneka. Muri uwo mwiherero rero yarihereranyije nawe yibaza ngo Batista azabona ubugingo ate, Muvunyi azabona ubugingo ate, uriya mumama n'uriya mukobwa ubugingo bazabona gute? Imana ivuye mu mwiherero ikoresha inama. Imana ni nziza, iravuga ngo kugira ngo ubugingo batazagira ibindi, reka niba abantu bamfasha. Ubu natwe turabafatanyabikorwa n'Imana. Imana ishoboye gukora, ariko igikoresha twebwe bavugiye kwa gari. Turabafatanyabikorwa n'Imana. Ubu yari kuza kuvuga ariko yabuze umwanya, aravuga ati genda. Imana ishoboye gucuranga, ariko ihamagara abacuranzi bagacuranga. Ubu Imana ishoboye kuririmba, mwabaririmbyi izi kuririmba neza, yaturirimbira tugafasha. Igira korali nziza. Namenye ko Imana igira korali z'abamarayika. Yesu avuka baje kuririmba. Haleluya! Abamarayika nibo baje kuririmbira umwami yagize gute yego. Ubu Imana izi kubwiriza, Imana izi kuvuga, yazi kukwigisha wenyine ugafata. Ni mwarimu mwiza. Imana yibazwe. Rero mu ijuru ngo habura umuntu
habura n'umwe mu bamarayika, habura n'umwe. Imana imanuka no mu bantu umuntu arabura. Igera no kwa Satani kuzimu igitwa twirukana abadayimoni toka shitani nabo barananiwe barebye igitabo cy'Imana baratinya. Ugeze ijya mvuga shitani, njye mvuga Yesu wamunesheje, mvuga Yesu wabumbuye igitabo, mvuga Yesu wakimenye, mvuga Yesu watumenyera amaraso, mvuga Yesu tweza, mvuga Yesu watwemereye ubugingo butari, mvuga Yesu ukora, mvuga Yesu ukiza, mvuga Yesu uzura, mvuga Yesu ubeshaho, mvuga Yesu utabara, mvuga Yesu ushobora byose, mvuga Yesu ukurinda, mvuga Yesu utuma tubaho, mvuga Yesu utuma turama, mvuga n'itorero rya Kristo. Nibavuga ntabwo nyivuga abatayimana amajya wo koga, sinavuga ingabo zatsinzwe, no, mvuga uwatsinze, mvuga uwatsinze. Mujye muvuga Yesu watsinze, mukavuga watsinze. Erega Satani abategeka kuvuga ngo ibintu byose abantu barahamutse, no, mujye muvuga Yesu wamutsinze. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Yesu rero aza bwa mbere niwe watangaje ubugingo, aravuga ngo naje kugira ngo zibone ubugingo kandi bwinshi. Buri cyatumye Yesu aza ni ukugira ngo tuzabone ubugingo kandi bwinshi. Yesu rero arashaka ngo tubone ubugingo, yaje ngo tubone ubugingo. Ntabwo Yesu yaje ngo tubone amaso, ntabwo Yesu yaje ngo tubyare abana, ntabwo Yesu yaje ngo tugire imodoka nziza, ntabwo yaje ngo twubake amatara, ntabwo yaje ngo tugire umubyibuho. Hari igihe abavuga ngo nimwakire, ngo nimufate ibyo mu mugambi w'Imana birimo. Imana izi ko tugomba kongera. Mfite abana banjye 5, abo bana banjye ntibajya basengera ibyo kurya, ntibazi iby'amashuri, ntibazi ibyo kurya. Bo bashinzwe kurya, bazi ko bari burye nijoro na saa sita. Ntabwo bajya bavuga ngo menera imvari ngwiriye. Bana banjye reka reka, kandi abana banjye bafitiye icyizere bavandimwe gikaze. Iyo babona se babona ibintu byinshi cyane, niyo basaba ntibanyigira. Araza akavuga ati papa dukeneye umugati, mu nshingano zanjye nkwiye guha abana banjye umugati, mu nshingano zanjye ngomba kurara ijoro kugira ngo mbone minerivare, mu nshingano yanjye ngomba gushaka y'uko negera kodesha kugira ngo abana banjye batabasohora hanze, mu nshingano z'abatista ngewe nkwiye kugurira abana banjye inkweto. Iyi Mana yacu nayo mu nshingano zayo ntabwo igiye kubamena. Izi ko itorero rikwiriye kubaho, izi ko tugomba kwambara, izi ko tugomba kurya, izi ko tugomba kubyara, izi ko dukeneye amafaranga, izi ko dutuye i Kigali, izi ko turya amafaranga. Haleluya! Imana ari mu nshingano zayo igomba kubikora. Kandi bikora neza, siko Imana ibikora. Uriya mwari muzi ko ibyo dusengera akenshi ikora n'icyo twasengeye, ibyo tutasengeye byinshi bigikora. Imana irenza, ikora ibirenza amasengesho yawe. Imana irakora, ntuyigire ibikize. Imana irakora. Yesu rero atangaza ubugingo, aravuga ngo naje kubabana ubugingo. Aya magambo dusomye mu gitabo cy'Imigani, aza kubahiriza iminota ariko ndanayifite irahari. Igitabo cy'Imigani, uyu ni Salomo wanditse Imigani, umuhungu wa Dawidi. Mu bana Dawidi yabyaye ku bagore benshi yari atunze, abyaramo n'umwana witwa Salomo. Salomo rero avuga ku mugore wakwita uwa 3 wa Dawidi, kandi Salomo Imana imumenya ataravuka. Buriya ndashimira Imana ko tumenya tutaraza. Uyu mwana avutse rero Imana imugiraho umugambi mwiza. Buriya Imana ifite umugambi mwiza. Hari igihe buriya njye ntaravuka Imana nzi ko zabwiriza ubutumwa. Ititaye ku hari abavuga ubutumwa bari mu kabari, ureka reka umwana n'abavuga ubutumwa b'indaya bagiye guteka. Ubu hari abantu Imana izakoresha ubu aka kanya beguye za Katarina barashaka kwiga, ariko imbere Imana ikababona nk'abantu. Ubu hari abapasiteri bakiri kwiba, bazaba abapasiteri bakiri kwiba, bari mu gutera irembo bavuga ati ndayakurayo.
reba Dawidi niwe muntu wabanye n'Imana neza kugeza ku rwego Imana imutangira ubuhamya. Dawidi yabanye n'Imana, ijuru rimutangira ubuhamya, rimaze kumutangira ubuhamya rihagarara no ku buhamya byamutangira. Imana iyo ivuze ikintu gihagararaho. Yigeze kubwira ya Samweli, iramubwira ngo niboneye umuntu, mbonye umuntu mw'isi. Imana yaje mw'isi ibonamo umuntu, icyana akagikureba ikakubona. Ufite ikibazo ni wese ikabwira Imana, Imana ndashaka kuba mu makosa ubona. Abantu bakorera Imana itababona. Muri korari yanjye babona nuko mutaratera imbere cyane, ariko muri ingorane z'abaririmbyi nizi uje kuba umukozi w'ikomanse ntiwemera ugatabishamo neza ukumva amajyanye atajyamo, hakuma yateye ikorasi numva ntibizamuke. muri Imana yarizi ko ayitera, nanatera ikorasi mujye muyereka yitere bimanuke bikozere Imana izagenda ibigorora. Ariko bijya igihe muvuga ngo kuriya baririmbye nta muririmba n'abaririmbira Imana. Hari abaririmbyi bakaririmba bagahogoza bose baririmbye ingororano n'izindi. Njyewe Batista babwirije i Kigali n'uwabwirije kuri Shiri, ingororano z'ababwiriza butumwa ni zimwe. Uva ku rugo rw'Imana yawe itumye ngo uyivuge, ingororano ni zimwe. Ahubwo Imana irakubona. Aha hantu gusenga Imana irababona. Twarangira ko Imana ikubona. Imana kuyitegereza mw'isi ibona Dawidi, iravuga ngo mbonye umuntu we, kandi umuntu mbonye ndamubonye, mubonye mu muryango w'ahantu iva mu mujyi yamuka mu gaturage k'i Betelehemu. Iravuga ngo mubonye i Betelehemu, mugeze i Betelehemu muyitegereza n'umuryango, mubona mu muryango umusaza witwaga Yesayi, muyitegereje muri uwo muryango mubonamo agahungu kitwa Dawidi, ngo kandi ako gahungu ngo kari n'agaherezi wabo, kari agahungu ka Munani. Bibiliya iratubwira ngo Imana imubonye ibona afite umutima umeze nk'uko Imana ishaka. Imana irenze uwo mutima wa Dawidi. Imana iravuga ngo kandi uko ubonye Dawidi azakora ibyo azashaka bigahembwe byose. Imana ikireba ikabona umuntu. Imana iramwimika imwimikisha amavuta. Dawidi aba umwami asimbuye Sawuli. Imana ifite abasimbura. Imana munsi niyo bw'Imana ni mama, ndacyafite gahunda zo gukorana nawe kweli. Imana ifite abasimbura. Ko nakoze valuwasiyo mbona nkwiye kongera kugira ubuzima bushya nayo. Dawidi rero aza kuba umwana wa Isirayeli, abana n'Imana mu ntambara, babyita umwanya w'intambara. Dawidi arakora abadamu benshi, Dawidi akora ibyaha, ariko Imana iramubabarira. Imana yasezeranije Dawidi ibintu bitatu bikomeye. Ijambo rya mbere ryamusezeranije isezerano ry'imbabazi, riramubwira ngo Dawidi ni ukuri nsezeranye nawe isezerano ry'imbabazi rizakomaho iminsi yose. Dawidi yabivuze muri Zaburi ya 23 aririmbira Imana, yigeze kuvuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, anjyana mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Aravuga ngo nubwo nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, aravuga ngo sinzatinya ikibi. Avuga ukuntu Imana imutegurira neza mu maso y'abanzi be, ariko asoreza ku ijambo ryiza. Aravuga ngo kandi n'ubu ibyo byose uzabinkorera. Aravuga ngo ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyumaho iminsi yose iriho. Avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Isezerano rikomeye Imana ihaye Dawidi, imuhaye isezerano ry'imbabazi, iramubwira ngo zizakomaho. Ijambo rya kabiri imusezerano irindi sezerano, iramubwira ngo kandi ni ukuri intebe yawe y'ubwami, iyi ntebe wicayeho ntabwo izabura umuntu yicaraho uhereye no mu kagezi iteka ryose. Iramubwira ngo mu muryango wawe, mu rubyaro rwa Dawidi, ntihazabura umuntu wicara ku ntebe yawe. Na bugingo n'ubu reba imyaka ishize, Kristo intare y'umuryango wa Yuda, igishyitsi cyo kwa Dawidi, na n'ubu yicaye
kwa Dawidi yicaye umwami witwa Kristo. Imubwira ijambo rya gatatu iravuga ngo abana bawe nibanacumuraga ni ukuri sinzabakuraho imbabazi, nzajya muhana nk'uko umubyeyi ahana umwana. Agiye gupfa iravuga Dawidi amenya ko agiye gupfa, arasenga. Amaze gusenga abaza Imana ngo ma niba ukwiye kuzasimbura, Imana iravuga ngo mu muryango wawe mbonye umwana, mbonye Salomo niba uzagusimbura ku ntebe. Dawidi agiye gupfa ahamagara Salomo, aravuga ati Salomo, umwami Imana yarambwiye mujye gusenga, Imana izatubwira igihe cyo kuvera mu mubiri, ntituzagende nk'abasivile ku buke ngo napfuye nibega mu ndobo ndapfuye, nitegera akagari nitegera n'akagari ngo mpfiriye ku igare, ngo yajyanye ngo ariye umuceri uramwica. Nasenze kwe kamusivile Imana igidufasha ntituzapfe nk'abasivile kabisa. Dawidi yabanye n'Imana agera ku rwego Imana iramusanga iramubwira ngo igihe cyawe cyo gutanga kigize gute, kirageze, none ahamagara Salomo umuhungu wawe umubwire ko ari ukwiye kugusimbura. Iyo umuntu yabanye n'Imana neza imubwira n'igihe cyo kuva mu isi. Muri Bibiliya harimo abagabo babiri, uwitwa Dawidi yamenye igihe n'uwitwa Pawulo bamenye igihe. Ahamagara Timoteyo, ahamagara ati Timoteyo we cyumwete wo kuza mu imvura kuko naneze ntabibonye, igihe cyo kugenda kwanjye kirasohoye. Gira umwete uza musezero n'abagukubaho bino musezere na Yesu yarabimenye, amenya ko agiye kugenda. Ahamagara uwitwa Yakobo na Petero na Yohana, abajyana ku musozi bareba ibyo abandi batareba, bumva ibyo abandi bakumva. Muri iri teraniro bifurije kubana n'Imana, ariko n'igihe cyo kuva mu mubiri cyose Imana izayibamenye. Haleluya! Izatumenyesha ko tuzavima, izamenyesha. Sezere ba bene data babwiye n'igihe cyanjye kirageze. Mpamagara umugore wa Desipesi yose ngiye kugenda. Mpamagara abana banjye nabyaye abana banjye ngiye kugenda. Mwavugiye ngo amen. Izatubwira igihe cyo kuva mu isi. Abwira Salomo aramubwira ati ngwino mubwire tugiye ku mwami, kandi tugiye ku mwami Imana yambwiye ko ari wowe uzansimbura. None Salomo ngiye kukubwira, Dawidi amubwira ibintu bitatu bikomeye. Icya mbere yaramubwiye ngo umenye Imana ya so, iyo yakoreye nawe uzayikorere. Nibuka kujyana abana banjye ku ishuri ni batoya, ngeze ndababwira ni bana banjye basize hano, none nagiye kandi mujya kuryama mujya gusenga. Baravuga kamwe karaba papa tuzajya gusenga, mujye muvuga ngo Imana ya data uzurarane natwe. Nuko nababwiye none navuga ngo mujye muvuga Imana ya so, mujye muryama Imana ya data kore, mujye muyivuga muryama. Ubu ni byo basenga. Baravuga ati Imana ya data nirwane nawe, Imana ya papa senga urarane nawe. Kandi nanjye njye kuryama batuma hiyo nasenze, batuma hiyamamagaye. Navuga ni Imana yanjye gitumye ku bana banjye, nubwo nahagera ariko batumyeho gusenga. Uya gusenga ni byiza, gusenga utagera uzatuma gusenga kugira amaguru, gusenga kurumvira, gusenga kugira amaboko, gusenga kurarwana, gusenga kadeka gusenga. Navuga tumenye Imana ya so, iyo yakoreye nawe uzayikorera. Amubwira ijambo rya kabiri ngo iyo Mana nuyishaka uzagira gute, yewe uzayibona, ariko nuyireka uzamuca iteka. Amubwira ijambo rya gatatu aramubwira ngo ngiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukaza kubihanisha akanwa kawe, ujye ubivuga ku manywa ndetse na nijoro, kubivuga no kubihanya uzabashishwa byose. Uzakora bingahe yemwe? Byose. Dawidi arapfa, amaze gupfa Salomo ajya gushaka Imana. Iyo usomye mu gitabo cya mbere cy'abandi kuva ku gice cya mbere kugeza kuri gatanu, mu gice cya kabiri Salomo Dawidi amaze gupfa, Salomo yagiye gusenga. Iyi Mana ni Imana ishaka ikabona, nimuyishaka muzayibona, iyo uyiretse nayo irakureka.
mwakoze kuza gusenga ni byiza, uku kuza gushaka Imana ni sawa. Iyo ugumye iwawe nayo irahari, ariko ikunda abantu baza bayishaka, kuko iyo ugumye iwawe ntiwari kumvira ijambo. Salomo rero ajya gushaka Imana, ageze ngo arasenga, Imana ntiyaza. Atanga igitambo, uko yasengaga yatambaga n'igitambo, ni munyu yasengaga agatanga igitambo, Imana ntiyaza. Ageze ibitambo 5 ntiyaza, ageze ibitambo 10 Imana ntiyaza. Arasenga ageze ibitambo 20 Imana ntiyaza. Uko asenga atanga igitambo, ageze ibitambo 50, ageze ibitambo 60, ageze ibitambo 100 biba 200, ageze ibitambo 300, atanga ibitambo 400, ashaka Imana arayibura. Ageze ibitambo 500 asenga, ageze ibitambo 600. Salomo atanga ibitambo 700, Salomo ibitambo 800. Salomo arasenga, arakomeza arasenga, aravuga ngo Imana data yambwiye ngomba kuyibona. Atanga ibitambo bigera 800, Imana ntiyaza. Salomo arakomeza aratamba, arasenga bigera 900, Imana iraceceka ntiyaza. Biba 950, bibaye 999. Salomo Imana ntiyaza, aravuga ngo reka nange n'igitambo cy'igihumbi, ngo bibaye ibitambo 1000.
unanira kuyobora abo bantu biroroshye Salomo aravuga ati aba bantu ugiye kuyobora barakaze harimo abagome harimo indaya harimo abasizi harimo abatumva barimo none ndakwinginze harimo abapfakazi harimo imfubyi umereze ubwenge bwo kubamanaginga bose ngo uko bayobora abumva abatumva abemera abatemera abasenga abadasenga abaribo n'abatarimo n'ubwe bose nzabashyira ku murongo mani bamubwira ngo musabye icyo kintu nakiguhaye musabe kurama n'ibindi n'ubutunzi n'ibyo utasabye nategize gute yemwe yabiguhaye kuko ni Uwiteka Imana ubwenge Imana yahaye Salomo rero yahinze imigani imigani yahinze rero aragenzura areba abantu abona ikintu gikwiriye kurindwa ni ukurinda umutima buriya umutima ni ikintu gikomeye umutima ni ububiko bw'Imana buriya muziranye ku masura ariko nimuziranye mu mitima muziranye ku majwi abaririmbyi ariko nimuziranye mu mutima bashumba aba bantu bose murabana mubazi ku masura naho bataha ariko nimuzi mu mitima n'umudamu wanjye nashatse bazanira imyaka 17 ariko nawe ntabwo azi nanjye simuzi ese buriya aranzi akazi ke n'abana nabyaye batanu nabo nzi amasura yabo ariko ntabwo azi mu mitima reba kubyara umuntu ariko ntubyara umutima kubera icyo Imana ivuze ngo turinde imitima nuko mu mutima w'umuntu urimo Imana ibika iby'agaciro byinshi Imana ibika muri twe natekereza kuri aya magambo mbona turi ndogo zihetse Imana tumodoka dutwaye umutungo w'Imana muri iri byaro bitavuga ngo tekereza neza uburyo utwaye agakiza utabuhetse ingobyi umwana yaragize gute yemwe magambo ari mu Yesu yavugiye ku musozi w'amahirwe muri Matayo 5 hari ijambo rivuga ku murongo w'umunani aravuga ngo abafite imitima iboneye nibo bazabona ikiremwe ntabwo ari ababwirije cyane ntabwo ari abateranye cyane ntabwo ari abamaze imyaka myinshi mu itorero ntabwo ari abakiri bigize gute yemwe Imana ibamugisha ugira imitima tabarira iki murinde imitima yayo kuruta ibindi byose birimo impamvu mugomba kurinda uyu mutima nuko Imana ibitse ubutunzi bwayo Bibiliya iravuga ngo nzatura muri mwebwe nzagendera muri mwebwe Imana itubitse ibyayo Imana itubitse n'umutungo wayo Imana itubitse imirimo yayo niyo mpamvu tugomba kurinda kugira ngo umwanzi atiba ibintu by'Imana ubu n'iki kigo harimo umuzamu ndabizi ese nawe umuzamu ibintu byose by'agaciro barabirinda njye wanjye nta muzamu mfite ariko nanjye ndarinda ngakinga ku gapangu nanjye no kuryama ngashyiramo serire ngashyiramo n'ingufuri nijoro hari n'abandi barinda akarinda mu gipangu agakinga akagurana yamatungo abana n'abana aryana akayagurana yakajya yagaburira abandi bakazana n'abasekirite abandi bakazana na za kamera yajya no kuryama agashyiraho n'ingufuri abantu bazi kwirinda kwe yarenga naho akagurana mitiweli akagurana siranza akagurana rama akagura ibyo kurya ibijumba imyumbati ibintu byose akabigura kugira ngo yirinde kugira ngo atarwara ibitera imbaraga ibitera apeti ibintu byose akabigira yego Mana ishobora kuza abantu bazi kwirinda no kurinda ariko ndashaka kubarangira icyo kurinda nyacyo kurinda imitima ibintu turindira ino ntibizabona Imana ariko imitima yacu izabona Imana murinda amafaranga ntazabona Imana imodoka ntizizabona Imana ariko imitima iboneye izabona ikiyemwe Imana kurinda imitima kuruta ibintu byose bigira ngo tuyemwe
kuri banki usanga abagabo bafite ngo nagiye kuvuga ibintu nka bitatu dusenge. Ijambo rya mbere niryo nababwiye, umuntu arinda ibihari, urinda iby'agaciro. Ibintu bitari iby'agaciro niba birinda. Iyo hajemo kurinda ngo haba hajemo n'ubuhinzi nyine, nta muntu urinda atarabyigishijwe, ataratojwe kurinda. Ubu papa ni gute bindi cyangwa se abantu basenga intambara kenshi turwana, Imana ibitunyuza muri training kugira ngo turinde ibyo gaciro. Umbabwiye nabi, ushobora kuba ufite umujegero, ariko uwo mujegero wawe ni ukugira ngo Imana ikwigishe uko uzagira ibintu by'agaciro. Ni ishuri nyine, ni training, ni course. Imana igira amafuzo, Imana igira amafuzo amafuzo y'Imana. Imana ikwigisha abantu, ikaguteza icyarimwe mu bantu. Imana irakwiga ikagufuza ngo badikabaha. Imana iguteza lisansiyo zigahora zogeje. Imana ikwiba imyenda. Imana diporome yawirisha mu kabati ikayikingirana. Imana ikwiba inda yo kurya ibyo kurya ubifite. Imana ikwiba umugabo w'umukobwa mwiza. Ukigugazegade mukugenda kwera. Ayo ni amafuzo kugira ngo urinde iby'agaciro. Imana ikwiba abana ufite ibiryo. Musa akagira benshi n'ibwose ukabona na coaching y'umwana ngo bagurike. Wagize gutare ko kuri Imana. Imana irigisha. Iyo rero umuntu yamaze kuva ku mafunzo ahabwa imyenda y'akazi, yamara guhabwa imyenda y'akazi agahabwa n'intwaro zizamufasha kurinda ibyo kurinda. Amasengesho yanga gukora, Yobu ntiyakira, ziravuga ngo wakoze ibyaha, ziramusiga ziragenda.
utararinze n'uwitwa Esawu. Biratubwira ngo yagiye guhiga badaha nta kintu afite, biratubwira ngo aza kose. Ageze mu rugo asanga Yakobo yatetse ibishyimbo bitukura, agashaka ko n'umeze arigiye kugica wampaye nkajya yakora mugatira bazi n'ubutware bwawe, amugati ubutware ntacyo bumariye none ngiye gupfa iyakiriye. Yawe bamaze kurya ngo arahaguruka aragenda ngo ntiyamenya ko ubutware yabusize. Reka mbabwire, Imana ibaha imbaraga zo gukomera ku munsi n'uyu, nubwo wasoza ntuzatakaza ubugingo. Aleluya, aleluya, aleluya. Ijambo rya nyuma dusenga, iyo twahinze iby'Imana nayo irahindukira ikaturinda. Burya ntabwo Imana irinze Batisita, irinze ibyayo biri muri iki. Iravuga ko ijisho ry'Uwiteka riri ku bakiranutsi, n'ugutwi kwe kuri ku butaka bwawe, ariko igitsure cy'Uwiteka kiri ku banyabyaha. Abanyabyaha igitsure cy'Imana ariko umukiranutsi w'Imana ijisho rimwe. Iyo ndikana ikinyi ijisho ry'Imana riba rimwe. Iyo nuriye moto mbanure ijisho ry'Imana rimwe. Iyo ndyamye sinziri ijisho ry'Imana riba rimwe. Mwamugengwa meza iyo mwicaye ku meza ijisho ry'Imana riba rimwe. Iyo mwana we mwana w'Imana iyo ngenda muze ijisho ry'Imana riba rimwe. Kuko inzu inyuma simba mbire, ariko ijisho ry'Imana riba rigize gute yemwe riba rimweho. Mwamugengwa meza ijisho ry'Imana rihoraho, kandi uko rikora ku bantu barinze ibyayo niko rihora no ku banyabyaha. Igiture cy'Imana kibahoraho. Sabimaza Pawulo yandikira Abaroma yavugiye ngo Abayuda barusha icyo abandi, icyo abantu b'Imana barusha abandi bantu, undi murusha icyo abandi mwe murusha icyo abandi. Aravuga ngo Abayuda barusha mu bintu byose, wariko ibya mbere ya byose nuko babitse ibyavuzwe n'ikiremwe. Nta kimwe kurusha abantu, barusha ibyavuzwe n'ikiremwe. Nimugende muri umwaka wo kurinda, murinda iby'agaciro biri muri mwe, ibindi Imana izabikora. Umurinzi wese arahembwa, umuntu wese yarinda baramugaburira. Iyo umuntu ahembwa ku kwezi arahembwa, iyo umuntu arinda neza bamuharama, iyo umuntu arinda neza ibintu byose barabimuha. Iyo umuntu arinda mwamugengwa mena bamuha sosiyale. Iyo umuntu imuriya ku Mana, mu Mana iduhana ke sosiyale, mu Mana iduhana kuri mu Mana. Iyo umurinzi arinda bosi amumenyera ko inkweto zashaje n'imyenda ko yashaje, akamupangira imyenda mishyashya. Umurinzi bamugarura ku mabara yari yemwe na nijoro. Ingabo z'ingabo z'igihugu ziratangiye ibintu byose. Nyirukurinda nyirukurindira umuntu nigukumenyera. Ndajya mu babwire kuri murinda iby'agaciro, namwe Imana izabamenyera ibimutunga, natwe izatugenera ibintu. Bifurije kurinda rero uyu mwaka murinde, kwa gatatu murinde, ukwa kane muzarinde, kwa gatanu muzarinde iby'agaciro. Ibindi byose data azagenda bikora mutazi uko yabikoze. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Murinde imitima yanyu kuruta ibindi byose bigira gute yemwe birindwa. Yeremiya yaravuze mu mutima w'umuntu kurusha ibintu byose gushuka. Ufite indwara uramwizera gukira. Munini wawe urora umutima w'umuntu bakawumenya, aravuga ngo jya Uwiteka nijya urondora imitima mwayimenya. Yesu avuga muri Mariko 7 yavuze ijambo rikomeye, ababwira ibyanduza abantu n'ibibahumanya. Aravuga ngo ibiri mu bantu nibyo bibahumanya, ariko ibyinjira bigasohoka bikagenda, ariko mu biri mu mitima y'abantu nibyo bibahumanya. Umutima wawe harimo iki? Sohora ibyaguhumanya, sohora ibyakwangiza ubugingo bwawe, sohora ibyatuma Imana itakwishimira, sohora ibyatuma Imana itakureba neza. Bisohore bikuremo, ibisigaye Imana izakugira neza. Imana yitaye ku bakiranutsi, Imana yitaye ku bantu b'Imana. Iyo Imana iyo ukoreye neza ukarinda neza, ikizamura n'umwumwe ikagenda ishyiraho amaraka. Mwabonye ko na leta ishyiraho amaraka mu gitondo bakagongoka kandi bakaguha kandi bakomeza kurinda neza, bakakongera kandi bakomeza kurinda neza, bakakongera kandi bakomeza kurinda neza, bakakongera kandi bakomeza kurinda neza. Nabonye bashyiraho ibintu ngo by'ibihano, bakomeza kurinda neza, bagashyiraho imbere, bakomeza kurinda neza, bagashyiraho inyenyeri, bakomeza kurinda neza, bagashyiraho inyenyeri, bakomeza kurinda neza. Iyo Imana natwe twakomeje kurinda, igere dushyiraho uturabo ikuvana ku rwego ikagushyira ku rwego, ikagushyira ku rundi, kuko barinze neza. Ntabwo ugiye kubarinda, ikuvana mu mukobwa ikaguha umugore, ikaguha umukobwa ufite abana, uvana mu
iyo rero ni poromosi uhaba yita amakuru. Buriya niba na moto nazo ni mubaza kuririza mugati ugenda witwarisha ngeni wanjye nani niba mukwanda banyiramazu bandembeje ugatari kumurenza umukozi wanjye gute inkomete yanjye iyo niyo mwinakana nayo ikuvana ku mvagi ikagutekera ifiriti ikagumana kumure tukaryama ukagenda ubihaga kera nigeze gusoza nkajya mwimana n'inkomane ubu nanjye agahawe niba ndamwe musakirwa ubu njye naranahaza gusa n'iki ntabwo n'ikizi amafi ndayarya inkoko naraziriye inyama naraziriye mayoneze narariye kureba narariye imigati ndarya ibijumba ibitoki ibitunguru potaje ajya kusenga iyo umuntu abanye n'Imana neza ukarinda neza data agenda ateraho ubu wava kuri rutukuru tukaba suriye tona bakakomeza bakakwemba agashara waba kapitene sikwemba agashara kafe waba generali sikwemba agashara kafe hari majoro bari bamutuye Kimisagara aho muri atuye mutarama kuba hari minisitiri utuye Kimisagara Mungu wari wabo sivyo umuvugizi witwa Samuel twari tuturanye Kimisagara rero umuntu wari utuye Kimisagara kera nawe niba ugukizwa cyane no guca bugufi cyane ariko kwakira musaza Imana zabo muri jabe yari yituye Kimisagara hari mbere yituye Kimisagara uzi ko iyo warinze neza Imana ikakuzamura n'intera ihindura n'umunsi izina ryawe yemwe gahunda y'uyu mugoroba Imana irashaka ko turinda ibintu byerekeye reka twakire umushumba yigire hino dusengera Imana karibu umushumba Imana ibahe umugisha wawe